ukurinda ntahunikira ntasinzira. Imana wowe uduteze amatwi, Imana ikurinda ntabwo ihunikira ntabwo isinzira. Ariko uwamusubije aramubwira ngo gutabarwa kwawe kuva ku Uwiteka waremye isi n'ijuru. Ntabwo ari kuri bene wanyu, ntabwo ari mu nshuti, oya, aho ntabwo hakura gutabarwa. Bashobora kugutabara ku kintu kimwe. Abaruse mbese n'abaremerewe muze mumusange arabarura. Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, turabifuriza amahoro ngo abane namwe. Twongeye kugira umugisha, Imana twemereye kongera kumvikana, ijwi ryacu ngo ryumvikane mu matwi yanyu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Iyi ni Iramiro TV mukurikiye muri uyu mwanya. Imana ibaha umugisha ko mukunda kubana natwe kandi mukatwereka ko mubana natwe, ko mudukunda kandi mugahora iteka mwifuza kumva icyo Imana idukoresheje uko bwije nuko bukeye. Imana ibaha umugisha. Rero tudatinze reka twakire umukozi w'Imana, mwana w'Imana muri kubona imbere ya kamera yacu, abasuhuze, abifuriza ikaze, ndetse natwe tumuha ikaze kuri iyi miyoboro yacu Imana ikizeho muri iki gihe, kugira ngo tubwire icyo umwuka w'Imana muhaye kugira ngo atugezeho. Karibu, turakwakiriye. Murakoze cyane, turabashimiye ikaze muduhaye kuri izi channel Iramiro TV ndetse isha. Hanyuma dusuhuje abanyarwanda aho bari mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu n'abari hanze y'u Rwanda, kandi dusuhuje n'abandi bose muri rusange aho bari ku isi. Imana ibaha umugisha. Amazina ni Reverend Pasteur Dusengimana Theophile, tuje kubasangiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Turi busange nyine mu byanditswe byera. Twaje dusenze, ndifuza ko twasoma ijambo ry'Imana muri Zaburi y'121. Turasoma umurongo waho wa mbere dusoze n'uwa 8. Haravuze ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kwava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ndazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntazahunikira. Dore irinda Abisiraheli ntahunikira kandi ntasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka niwe gicucu cyawe cy'iburyo bwawe. Izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Bene data bakundwa, Uwiteka iri ni ryo jambo ashyize ku mutima wacu kugira ngo turibasangize. Iyi ni Zaburi y'indirimbo z'amazamuka, niko yitwa hano. Birashoboka ko hari ikibazo umaranye igihe waburiye igisubizo, ariko turi hano turi kumwe na Nyir'ubwami kugira ngo tuguhe ijambo ry'ihumure. Uyu muririmbyi reka tuyite Zaburi ya Dawidi, ariko mu ndirimbo z'amazamuka. Hari ibibazo Dawidi yari yaraburiye ibisubizo. Arangije abwira abantu ati ubu mundeba, ngeze ku rwego nuburira amaso yanjye ku misozi. Nashaka gutabarwa kakubura. None gutabarwa kwanjye kwava he? Nimubimbwire. Nduburira amaso yanjye ku misozi, ngashaka gutabarwa nkakubura. Ndarebera mu miryango nkabura gutabarwa. Narebera mu gihugu nkabura gutabarwa. Umuryango navutsemo no nashatsemo ndabura gutabarwa. None
ko nubuye amaso nshaka gutabarwa nkayuburira ku misozi nkayuburira mu bibaya nkayuburira iburyo nkayuburira ibumoso nshaka gutabarwa nkaba nkubuze nimumbare mumbwire gutabarwa kwanjye kwava. Ariko uwamusubije aramubwira ngo gutabarwa kwawe kuva ku Uwiteka waremye isi n'ijuru. Nta handi, ntabwo ari mu miryango, ntabwo ari kuri bene wanyu, ntabwo ari mu nshuti, oya, aho ntabwo hakura gutabarwa. Bashobora kugutabara ku kintu kimwe ugasigarana 10, bashaka kugutabara ku 10 ugasigarana 40. Ahubwo dore ahantu wakura igisubizo kirambye. Gutabarwa kwawe kuva ku Uwiteka waremye isi n'ijuru. Ku murongo wa 3 haravuze ngo ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza. Ntabwo azabikundira. Ukurinda ntahunikira ntasinzira. Imana wowe uduteze amatwi, Imana ikurinda ntabwo ihunikira ntabwo isinzira. Twebwe tuye turyama tukanasinzira tukanicura tukanagona, ariko Imana imyaka imaze mu kubaho kwayo ntabwo iryama ntisinzira ntihunikira ntiginanirwa. Gutabarwa rero kwawe ubuye amaso, maze igihe wari ubuye amaso ureba iburyo ureba ibumoso, ushakira mu miryango, ushakira mu nshuti, ushakira mu bavandimwe. Bakemuye kimwe ariko ntibakemuye byose. Ubu rero hongeye kuza ibindi bibazo by'ingutu. Urashaka gutabarwa wakubuze, urimo uribaza rero gutabarwa kwanjye kwava. Inshuti mukundwa, hari ibibazo uhura nabyo ukareba uburyo pe ukabura igisubizo, ukareba ibumoso ukabura igisubizo, ukareba imbere ukabura igisubizo, ukareba inyuma ukabura igisubizo, umuryango wavutsemo, uwo washatsemo, mu nshuti mubakubwira ko ari inshuti zawe ukabura igisubizo pe. Dawidi nawe igisubizo yarakibuze, ariko ngo yumva ibyiringiro biraje bituruka ku Uwiteka. Biramubwira ngo mu isi nta butabazi wabona, unabubonye nubwo akanya gato, ahubwo gutabarwa kwawe kuva ku Uwiteka waremye isi n'ijuru. Tazemera ko ibirenge byawe biteguza. Imana ikurinda ntabwo ihunikira ntisinzira. Imana irinda Abisiraheli. Abisiraheli ntabwo uyu mwanya aribo turi kuvugana nabo, ahubwo umwisiraheli Imana iri kuvugana nawe ni wowe, ni njyewe. Imana ishimwe cyane. Yego rero hari imbaraga z'Imana zikurinda ku manywa na nijoro, uryamye usinziriye, imiryango idahari, inshuti zidahari. Bibiliya iravuze ngo irinda Abisiraheli ntihunikira ntisinzira. Iyo usomye ku murongo wa 4 haravuze ngo dore urinda Abisiraheli ntahunikira kandi ntasinzira. Ku murongo wa 5 Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka niwe gicucu cyawe cy'iburyo gihoraho. Izuba ntirizakwica, Imana ishimwe, cyangwa ukwezi kwa nijoro. Uwiteka azakurinda amajya. Imana ikwemereye kukurinda amajya n'amazi. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye kuva ibice 2 ku murongo waho wa 2 haravuga ngo nuko umugabo w'umuryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi, babyara Mose. Ariko Mose avuka mu gihe kibi, abana b'abahungu bose bari guhigwa. Bibiliya itwereka ko ukunda se na nyina, uyu mwana bamuboheye akato mu ntamyi bakajyana mu rufunzo mu misundwe, kuko Mose amezi yonse amabere ya mama we n'atatu gusa. Akubitana n'iyo situwasiyo, haciwe iteka n'itegeko ry'uko umwana w'umuhungu wese uzavuka azicwa. Baramujyana bamushyiraho. Ariko ya Mana irinda Abisiraheli ihora iri maso idasinzira, kuko itegeko rijyana Mose aho kujugunywa ryaturutse ibwami. Imana iteza umukobwa wa Farawo kwiyumvamo koga no gushaka koga, asiga pisine, asiga ahashyushye n'akonje, ngo nuko amanuka mu rufunzo muri ibyo bizi. Ariko ni umugambi w'Imana wari umumanuye. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Ni umugambi w'Imana wari umumanuye. Uyu mugabo witwa Mose, cyangwa uyu mwana witwa Mose ajugunywaho, umukobwa wa Farawo amanuka aje koga,
ngo abona ako kato atuma abaja be kukamuzanira ngo bagapfunduye basangamo umwana mwiza w'umuheburayo w'umuhungu witwa Musa. ngo nuko umuja w'umukobwa wa Farawo aravuga ngo sinajya kuzanira se umurera. Agiye kuzana azana nyina umwari waramutaye, kubera ko Mose yari umuheburayo kandi umugambi w'Imana icyari gitumye avuka kwari kugira ngo azajye gucungura abaheburayo, yagombaga konka amashereka y'abaheburayo. Nyina rero yonsa umwana we abihemberwa. Imana ishimwe cyane. Imana irinda Abisiraheli. Murumva byari byarangiye, ariko Yesu ikoresha umukobwa wa Farawo ahagera habura gato kugira ngo Mose apfe. Birashoboka ko watawe, birashoboka ko hari aho wajugunywe, ariko umva inkuru nziza ngufitiye. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso, ntabwo isinzira, ntabwo ihunikira. Izakurinda amajya n'amaza, izakurinda mu makuba no mu byago. Niko ijambo ry'Imana ryakomeje kuvuga. Iyo usomye Zaburi y'120 haravuga ngo mu mubarabaro wanjye natakiye Uwiteka aransubiza. Uwiteka akiza ubugingo bwanjye. Iminwa ibeshya y'ururimi ruriganya, wa rurimi ruriganya we azaguha iki? Mu mubabaro wanjye, mu gahinda kanjye, mu maganya yanjye. Uyu nuri gutanga ubuhamya. Uyu yari yaruburiye amaso ye ku misozi gutabarwa ko arakubura, ariko ngo ayuburiye ku Uwiteka. Bibiliya iravuze ngo mu mubarobaro wanjye natakiye Uwiteka aranyumva aransubiza. Noneho reka dusome Zaburi ya 23 twumve uko havuze, kugira ngo twumve umuntu nanone Uwiteka yahinduriye amateka, Uwiteka yatatse akamwumva. Zaburi ya 23 haravuze ngo ni Zaburi ya Dawidi nanone. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Byatangiye ari kwibaza ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, mbe gutabarwa kwanjye kwavahe? Gutabarwa kwe asubizwa ko kuva ku Uwiteka waremye isi n'ijuru, ngo ntizemera ko ibirenge bye biteguzwa. Zaburi y'120 hayisaba ngo mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka aranyumva aransubiza, ari mu ijuru rye ryera. None aduhaye ubuhamya rero, amaze kwiringira Uwiteka, amaze kubona ko ubutabazi bwe nta handi bwava ari ku Uwiteka, ahise avuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Aragaruka nanone ava muri ya situation, aragarutse aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, niba ari we mwungeri wanjye kubw'ibyo sinzakena. Anjyana mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyoboye inzira yo gukiranuka kubw'izina rye, anantunganyirije ameza mu maso y'abanzi banjye, anansiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, kubw'ibyo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Ese wowe umwungeri wawe ninde? Hari abungeri, hakaba abashumba, hakaba umwungeri wawe ninde? Yesu yaravuze ngo ninjye mwungeri mwiza utazimiza intama, ngo abambanjirije bari ibisambo n'ibiruru, ngo ariko njyewe ndi umwungeri mwiza utazimiza. Imana ishimwe cyane. Hari diferanse y'umwungeri n'umushumba. Umwungeri apfira intama ze, ariko umushumba ikirura kije ashobora kwiruka. Rero dore abungeri babiri nshaka kukubwira. Umwungeri wa mbere tubona ni Mose. Mose hari igihe Uwiteka yashakaga no kwica Abisiraheli, ariko Mose kubw'uko yari afite umutima w'ubwungeri,
akabwira Imana ngo siba izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo, ese ushumbwe nande wowe? Imana itugire neza. Dukeneye rero abashumba cyangwa se abungeri bameze nka Mose. Undi mungeri wa kabiri tubona twafatiraho urugero ni Dawidi. Ngo hazaga intare, hakaza idubu, akarifata, akarishwanyaguza, akarivutagura, akaryambura umwana w'intama. Yahaye Sawuli ubuhamya, aramubwira ngo Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu. Uwo Mufilisitiya utarakebwe azapfa nk'imwe yo muri izo. Imana ishimwe cyane. Rero mwene data nshuti y'umusaraba, umwungeri wa gatatu twabonye ari nawe wa mbere ni Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Imana ishimwe cyane. Uyu mwungeri nawe arakomeye. Niwe wagucunguye, niwe wagupfiriye. Muri Yesaya 53:3 haravuga ngo intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Bamwe bamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, ngo ariko imibyimba ye niyadukirisha, kandi abakomeretse ubomora ibikomere. Ndagushimiye kuko uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Icyubahiro n'ikibi cyawe dusenze twizeye kandi dushima mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hano yari yavuye nayo